urabizi ntabwo njya nisobanura gusa iyo bigeze ku muntu nubaha ku nshuti yanjye naho yaba yambabaje ate igihe cyose numva namubabaje ngomba kumusaba imbabazi cyane. So Dumba, I'm very sorry, mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari bukubabaza. Izina ryanjye riri muri RIB first rikongera rikaba muri Kiko second. Izo mbabazi ndazaza warizeye ne ngo ntabwo yandeze. Uzi hita ubufite ukiba mageragere ibyana byose bishaka kukwikubita gashanga fatsa ko nanjye nari narabahanye ricyari kitakunze ibyana yakebye ukuvuga ngo jya amahirwe nanagize navuye yari ntahita njya ku murongo kabisa ubundi sinari gukira abantu. Wagiye iPhone 17 yarasohotse usohoka ari ikiriho ndabangutse kabisa ndabangutse nashasha dufite kandi seriya z'umujeni nagezemo hari yarambaza ngo ageze iPhone kangahe urabeshya yaba Dumba turazire hari n'ibyo like nimba Dumba ni inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama umubyara urumva he is my best friend. So Dumba, I'm sorry nakomerekeje umutima wawe ntabyo aribyo ningambiriye. When it comes to journalism rimwe na rimwe mu mutego watuma n'inshuti yawe ibabariramo ariko atari ukuyanze ari uko nyine byageze muri case noneho hazamo n'ikindi kintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo kuri video ngo Pazo yamuhaye munabikokeye umunsi mwabyumvishe neza ntabwo yamureze ku muteri ariko mu rukiko yavuzwe nk'umuntu wavuganye na yampano video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure yamuhaye video ari kuvuga ko yitabye RIB Pazo ngo yavuzwe mu rukiko. Rero nk'umuntu wumva avuzwe mu rukiko yesi nuko biremereye cyane noneho abona bivuye kuri platform zanjye aravuga na Irene ariko nta yinda agenda yari yose yarigamijwe nuko njye nawe ikiganiro y'amana yavuze ibintu byinshi kandi kuva icyo ubona ko byibuze atangiye kubohoka ukajya mu bantu atangiye kujya ku bitangazamakuru atangiye kuganira niyo intention nari mfite ntabwo nari mfite intention yari yose kugira ngo Dumba mubabaze. So nabizi uri kundeba uri kunyumva I'm so sorry uri umusilamu ndabyubaha nanjye ndi umukristo niyo mpamvu mubwiye ngo umbabarire kandi njye ntabwo urumva nakameme uko byagenda kose ndacyagufata nk'inshuti yanjye nta n'icyabyica. Anamubereye manager agira uburenganzira bwo kwinjira muri email ye ko ngo amavideo ari habitse kuri email agahita yizana kuri telefoni ye akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yayihaye. Patrick niko yari arimo arisobanura ko nta muntu n'umwe yayihaye ko ibyo bamurega bamubeshera ariko ahangaha ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha. Tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko raporo ya Cyber yerekana ko itariki ya mbere November 2025 2025 yamenyesheje uwitwa Dumba akoresheje video record kuri WhatsApp arimo gushakishwa na RIB ko yamusibira video zose zo uzagwira za yampano alliance yampano wa boy arimo gukora imibonano mpuzabitsina ngo kandi areke kongera kugira umuntu n'umwe azohereza. Bivuze ko yari azi neza ko zirimo gukwirakwizwa kandi ari we ziturutseho.
kiri cyo kirego wowe Irene utarimo urabyitaho. Bivuze ko bagiye kumufunga biri inyuma yarananyandikiye koza hano nicyo bimwe biravuga. Noneho ukaba urimo uravuga, urimo urasaba imbabazi, urimo uravuga ngo ntabwo yamureze komuteri. Banyarwanda barimo barankurikira hano, uno muntu bahaye izi video bijyanye n'ibintu nsomye, wowe ni wamufunga, ni wamushaka ukagenda kumufunga. Barimo baravuga ati abizi neza ko yazihaye Dumba, ariko abizi neza Pazo ko ndimo ndazikwirakwiza. Oya, imbabazi iyo usabye imbabazi ugomba kumenya n'ikintu urimo urasabira imbabazi. Ndicho uguma no kumenya ikintu urimo urasabira imbabazi. Ntabwo sinshaka ntihagira umuntu n'umwe n'uzajya ugenda kugina n'izina ryanjye urikinishe neza ubizi neza ko ibyo urimo uravuga nibyo. Ahangaha ntabwo bari kumfunga. Mugenda moderator agenda udeleting umuntu wese utari ku ruhande rwanjye. Kila mtu deletinga block kila mtu. None si izo mbabazi mushaka ko ngewe muha imbabazi zituzuye. Arimo aravuga ngo ya mpano ni yandeze, ngo ntabwo bandeze. Arimo aravuga ngo ntabwo bandeze, ntabwo mubyumvishe, ngo ntabwo bamureze komuteri. Kandi ibintu byafungishije ya mpano ndimo ndabigusomera hano. Arimo aravuga ati ngo yarabizi neza ko video zirimo zirakwizwa. Ndabyanze ntabwo izo ari imbabazi Irene. Ntabwo azi imbabazi, nta kintu nza kugukora, ntabwo nza kugenda nkuvuge nta kintu kibi sinza kukuvuga ahantu na hamwe. Na umva wicare utekane, nta mwanzo uza kugutera unturutseho. Ariko izo mbabazi ntabwo ari zo. Izo mbabazi ndazanze. Icyo nzakora nta kintu nzagukora, ntabwo nzagukora ikintu kibi na kimwe. I'm not gonna do anything. Umva wicare utekane, bari imbabazi wansabye ntabwo ari zo. Imbabazi wansabye ntabwo ari zo Irene. Imbabazi wansabye ntabwo ari zo. Koze nsomye ibi biboro nabyo namwe mu posting ibiboro musome ibi ngibi na mu posting muranje gusoma ibiboro bari bafungiyeho Pazo. Ni ibi ngibi byansomye muri kandi video nta Pazo yigeze yohereza video yageze kuri Dumba nta nimwe. Irene subirayo ugenda ukore research, nta kibazo. Ubu ngubu sinshaka kuzansaba imbabazi ku mugaragaro, uziworere tuzavugane mu gikari. None uzi neza ibyo ugomba kuba wasabye n'imbabazi, ko ntabwo uzi icyo usabira imbabazi. Ntabwo uzi icyo urimo urasabira imbabazi. Ndagusomeye ikintu bari bafungiye Pazo. Yonza kuba ndi mu Rwanda nari kuba naragiye, nanjye nari kuba ndiyo. And then uravuga ati ntabwo yandeze. Ubundi yarareze, yego yaravuze ngo ikirego yavuze Pazo yaravuze ati ngo Dumba ntabwo yabaye umukuru, ngo Dumba yari n'umuntu wari ubizi. Murabizi ko hari ibiganiro byinshi ya mpano yivugira n'akanwa ke ngo Dumba niwe yarabiri inyuma. Nimubizi nimuhora hano mu matiku, mwebwe nimuhora mu matiku hano. Nimubizi neza ko ari ahantu ya mpano avuga ati Dumba ni ngewe wari ubiri inyuma. Ntabwo mwari bwabyumve, ntimwabyumvishe mwebwe ibinyamatiku muhora hano. Ntabwo murumva ya mpano avuga gutyo. Nimwirirwa mwana amatiku tubaha umuziki mukayanga. Ibinyamatiku rero muzajye mujya mu matiku mwibuka ibintu bamwumvishe. Urumva ikiganiro yicayeho arimo aravuga ati Dumba ni umuhemu, Dumba yarahemutse.
yarahemutse. Ibintu biri hano biragaragaza neza ko iyo nza kuba ndi mu Rwanda, impamvu bagiye muri telefoni yanjye, impamvu bahaye muri cyber report, batanze cyber report telefoni yanjye kugira ngo bagende by checking, nuko bari bashyize y'izina ryanjye. Noneho muri telefoni yanjye bacekinze ibintu byasohotse kugira ngo Pazo bamutware, bashiramo n'izina ryanjye. Izina ryanjye riri muri RIB first, rikongera rikaba muri Rukiko second. Izo mbabazi ndazanze. Warize Irene? Warize? Have you gone to school? Have you sat on the... You're talking to a fucking engineer, man. I'm a fucking civil engineer w'imibare who critical thinks. I criticize my thinking. I think on top of thinking and think again. And I think again. There is mbabazi unsabye Irene, ntabwo arizo. Subirayo. Subirayo, ntabwo imbabazi bazisaba. I'm not going to do anything for your fans, for your kids, for what, for your bibintu ukoze, for biki. Ndakureka nta kintu nza gukora, nta kintu nza kukumarira, bari izo mbabazi umenye ko izo mbabazi zawe nta kintu mfatamo. Nta kintu mfatamo. Nta kintu mfashemo. Cyber report yerekana ko itariki 11 itariki 11 z'ukwa 11 yamenyesheje uwitwa Dumba, Pazo yamenyesheje uwitwa Dumba ko akoresheje video record ko kuri WhatsApp ko ari gushakishwa na RIB, ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Florier arimo arakora imibonano mpuzabitsina, kandi areke kongera kugira umuntu n'umwe azohereza. Bivuze ko yarazi neza ko zirimo zirakwirakwizwa kandi ari we ziturutseho. Bavuga ati twasanze icyaha kimuhama, niko bavuga. Amavideo abitse kuri email kuri telefoni, akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yazihaye, ko ibyo bamurega bamubeshera, ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha. Tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha, niko bavuga. Tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha, kubera yari yarazihaye Dumba, yari yarahaye video y'amana akora imibonano mpuza, yarazihaye Dumba. Ubwo ngubwo we Irene mu mbabazi arimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ngo ya mpano ntabwo yaramureze ku muteri. Ku Banyarwanda mutazi igifaransa, ku muteri ntabwo mukumva. Ku Banyarwanda batazi igifaransa ntabwo muzi akantu ko muteri. Abarimo aravuga ati ngo erega ya mpano ntabwo yaramureze, ariko ibyo ya mpano yashyize kubera atandeze, kubera ikizina ryanjye ryageze mu rukiko, kubera ikizina ryanjye bagihaye cyber report igenda checking telefoni yanjye. Izina ryanjye kubera iki ryageze muri cyber report, ya mpano yaza kuba tarandeze. Kubera iki izina ryanjye rivugwa mu rukiko bajya gufunga Pazo? Kubera iki? Irene, nkurekeye abafana bawe. Icyari cyanzanye mpamvu nakoze ya live kwari ukugira ngo nubundi nishime, shimira ubutabera n'iki. Urumva nta hantu nta kintu nza kugukora, icyarutekane. Urumva nabibonye ko byakunaniye, probably ushobora kuba ego yawe yanze kusaba imbabazi nyazo, kubera ufite ego ntabwo ushaka kwerekana ko uri umuntu urenze, wibaza ko uri umuntu urenze. Ndabikurekera usigara urenze, sibyo? Ndabikurekera usigara urenze, ariko umenye ko izo mbabazi zawe ntabwo nzemeye njyewe Dumba. Wazitanze mu bicyo, nanjye nzitanze nanjye nkubabariye mu biki.
imbabazi wazitanze mu bice nkubabariye mu bice. Tit for tat is a fair game, that's how we are. Urumva ni ukuvuga ko ubu ngubu ntacyo nagutwara, nta kintu cyawe naza gusenya, ariko ubu ngubu we cannot sit on the same table and eat. Ntabwo nshaka kwicarana nawe ku meza ngo ndye urye nanjye urye nuza, no, ntabwo nshaka kugusanga mu bantu ngo muramutse. Ubu biragoye. Wico ntakora nyine nanjye imbabazi naziguhaye mu bice, ugende ibyo ngibyo nyine ugende nkuko nawe wazisabye mu bice nziguhaye mu bice. Otherwise ugomba gusubirayo kamenya cyari cyabaye cyangwa usigara uri ikigoryi. Ntacyo uzagutwara. I'm gonna let you walk free like a free man nta bitanga. Igihe ibintu nk'ibi biba rimwe na rimwe tukagira ngo tugiye gukigita views bimwe by'aba bagabo buri kantu na buri nguni ngahari se n'iyindi banga ibonetse tugiye kwikigitera views, ariko se ibi ngibi bwo turazibanga tuzerekeza hehe? Hari Dumba, hari abitwa ba Godfather, hari abantu benshi cyane bagenda bongeramo umunyu, hari witwa Puzzleman. Aba bombi uko ari batatu akaba ariyo mpamvu, ariko impamvu nini cyane akabikomoka kuwitwa Yampano cyangwa se wa boy wanyu. Uyu musore murabizi yarabye bigacika, aho yaje kutwereka indi mpano idasanzwe mu mpano ze yarafite yanze. Binavuga ko video kugira ngo igere hanze bwa mbere yasakajwe n'uwitwa Puzzleman, cyane ko yari manager we. Nyuma yo kuba manager we akaba yarafite access muri email ye, bivuze ngo yarafite ubashe ko kuba yakora backup ya video ziri cyangwa se buri makuru yose ari muri telefone ya Yampano akaza muri telefone ya Puzzleman cyangwa se mudasobwa ya Puzzleman avuye muri mudasobwa ya Yampano. Ibi ngibi ni ibintu biba mu gihe umuntu ari akoresha email imwe n'undi, noneho ya email uyishyiramo warangiza ugahita ukanda backup. Iyo ukanze backup wa muntu akaba ari kuri network, telefone ye ifite data, ifite internet ihagije, ngo backup uhita iva ibintu byose, ikintu cyose cyitwa image data contact, ibintu byose biri muri iyo yindi device bivamo bikaza mu yindi device ya kabiri. Ibyo rero ngira ngo ni nabyo byabayeho ubwo Puzzleman yageraga ngo akora backup kwa Yampano, azana cyitwa document, picture, video n'ibindi byose bishobora kuba biri muri iyo device yindi bita byikora backup muri new device. Upfa kuba ufite uri verification, ufite two step verification, ukaba unafite na access yuzuye no kuba umuntu afite two step verification. Ibi rero bimaze kuba Puzzleman n'abandi bagiye bahererekanya ama video ndetse baza kubihanirwa, ngira ngo kubumvise amakuru twasomwe na Dumba yavuze ko cyber records zagaragaje ko uyu Puzzleman yagiye asakaza ama video ndetse aza no kuyaha n'uwitwa Dumba, ndetse ngaza no kumuhamagara live kuri WhatsApp video ko aravuga ngo Dumba ngo unsibira ama video kubera ko barimo barankurikirana kubera za video. Ibyo ni bimwe mu byo Puzzleman yari marazira, ariko nyuma aza kurekorwa. Akimara kurekorwa abantu bahita birara ku ma live y'ama TikTok cyane barangije bavuga ko Puzzleman aherereye hehe, bavuga ko yari aherereye mu Buganda. Dumba witwa Godfather arangije atavuga ati reka none mpamagare turebe, giye guhita mpamagara Puzzleman. Hamagaye Puzzleman, nomero icamo ariko nomero yitaba mu Rwanda, ariko Godfather atangira agira ngo akoreshe ikigambi, ariko Puzzleman ahita amuhereza umuntu bari kumwe amubwira ngo uvugisha uyu muntu, arangije amusuhuza mu Kigande, ndahita amubwira ati ntabwo tuvuga Uruganda hano turi mu Rwanda, turi Nyabugogo. Bisa nkaho rero abahungu bakomeje guseba. Nyuma y'iyi amakuru rero mwabyibone ko witwa MI cyangwa se muri ndahabi Irene yaje kugaragara avuga ko nta bundi buryo yari afite bwo kureactinga uretse kuba yavuga ngo reka nakitinge muri ubu buryo kugira ngo nubwo inshuti yanyu ishobora kubirakarira, ariko reka nakitinge muri ubu buryo. Ibi ngibi Dumba yabirakariyemo nk'umuntu ubwo Irene yageraga bwa mbere muri Canada, yakiriwe n'uwitwa Dumba yakiriye Irene ubwo Irene yageraga bwa mbere muri Canada, aramugaburira muhaburi kimwe, baba inshuti kugeza ubwo Dumba yagiye kumwereka famille. Wabizi Dumba ni umuyisilamu ariko Irene ni umurokore, ni umwadeperi. Ntabwo rero bano bantu kenshi kwanza banahuje n'imyemerere, ariko ibyo ngibyo ntibyabujije kuba inshuti.
ese ni iki twakwitega nyuma y'uko Dumba yimanye imbabazi akavuga ko nta mbabazi yamuha? Ni iki twakwitega nyuma y'ibi byose? Abantu bakomeza kuvuga ngo nta mubabarire, nta muntu udakosa, ariko se koko Irene akwiriye imbabazi? Nibyo, nta muntu udakwiriye imbabazi buri munsi, ahubwo buri muntu akwiriye amahirwe, ndetse nta muntu ukwiriye amahirwe amwe gusa. Umuntu akwiriye amahirwe menshi kugeza yikosoye, gusa iyo birambiranye baravuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari kandi rukayigora. Twitega iki ku ntambara ya MI Empire ndetse na Dumba? Uwitwa Dumba amaze kuvuga ko agiye kujya yihenza kuri Irene, kandi ngo ntibizasaba ko Irene avuga kuri Dumba gusa, ahubwo Irene azashiduka yakoza agakosa kamwe gusa, hanyuma Dumba yatake Irene, namara kumwataka ngo ashyire amabanga hanze. Niki Dumba ubundi abikiye Irene? Ni biki Dumba bikiye Irene kugeza nubwo avuga ngo wowe waje uri umurokore mani, ngo ujya gusengera mama mani, ngo mushiki wanjye biki n'ibiki, ibintu byatangiye kuzamo mama na mushiki we, ibintu bisa nkaho byafashe indi ntera, byamaze gufata indi ntera. Niki twakwitega hagati y'aba bagabo babiri? Ubundi mu busanzwe nta muntu twajyaga twumva ari gucakirana na Irene bacakirana. Ubundi Irene atanga gasopo iyo hari umuntu umucakiye, ariko ikintu gitangaje kuri munsi wa none mu ishyamba burya ngo akaruta kandi karakamera. Icyagaragaye ni uko Dumba ashobora kuba ari niba mu ishyamba Irene ari tayiga, bivuze ko Dumba ashobora kuba arimo nk'intare eshanu hejuru ya Irene. Ubundi ntabwo nigeze numva Irene arimo arasaba imbabazi kuri social media igihe tumaze duscrolling amavideo, sinigeze numva Irene ari gusaba imbabazi, ariko bwa mbere yagaragaye kuri The Choice Live arimo arasaba imbabazi, arimo avuga ngo ndasaba imbabazi kubwira ibintu byabaye. Dumba umusosore nta bundi buryo nari kureactingamo uretse kuriya asaba imbabazi. Ikintu cyonyine gitangaje ni kimwe gusa, ni ukuba Irene yasabye imbabazi mu gihe abandi bajyaga bamwataka akababwira ngo abandi bahaga amakopirites, abandi bagahangana, akabwira ngo arabaha ntuza ya nyuma warning, akabakubita amakopirites, bagasakuza ba Pastor Claude. Ngira ngo narabonye ko iyi nkuru bayisamiye hejuru bajya kwataka, ariko byagenze gute ngo Irene asaba imbabazi? Ni gute twisanze ahantu uwitwa Murindahabi Irene ubundi ari gusaba imbabazi? Ibi ni bimwe mu bintu bidasanzwe biri kubera kuri iyi mihanda. Nge nimesho y'u Rwanda, kandi subscribe aha ni kuri Patabi TV, kandi ndabakunda cyane. Niba warakanda subscribe, Imana igumugisha. Niba utarakanda subscribe, menya ko iki aricyo gihe cyawe kugira ngo ukande subscribe, nicyo gihe cyawe kugira ngo dukurikire cyangwa se udufollow kuri social media zacu, Patabi TV cyangwa se Patabi TV. Wadukurikirana kuri Twitter, kuri munsi wa none Twitter X, wadukurikira kuri Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Yes, uyu bamwita MI Empire cyangwa se Murindahabi Irene Morodekayi, akaba se wa Vestine ndetse na Dorcas, akaba producer twavuga ngo mwiza cyane, kuko yarabigaragaje ubwo yamurikaga Vestine na Dorcas, akagaragaza impano zabo tukazikunda, kugeza ubwo abana iyo bakoze indirimbo hitinga 1 million, 2 million, 5 million, 30 million, ku buryo indirimbo zabo kuba zagira miliyoni 30 nta gitangazo kibirimo. Flop ni ibintu bisanzwe, ariko flop yabo ntabwo yagana na flop z'abahanzi basanzwe. Bigaragara ko uyu muhanzi cyangwa se uyu mu producer akaba n'umunyamakuru byose icyarimwe w'umwuga, bigaragara ko ashoboye mu kijyanye no kubaka cyangwa se kuzamura impano mu gukora kandi itangazamakuru ryo ku ma YouTube ndetse na hatari kuri YouTube no ku ma televiziyo asanzwe, atari kuri imiyoboro ya channel, nubwo n'ibindi byose aba ari amacana bari imiyoboro, nabwo ntabwo twamushidikanyaho, nabwo ararenze, arashoboye. Yagiye agaragara akoresha interview abana, abakuru, abakobwa, abe uwo tuzi dusanzwe tumenyereye, abo tutamenyereye wese yahuye na Morodekayi cyangwa se Murindahabi Irene. Ikiganiro cyabo gisanga komedizo muri Gen Z Comedy. Namwe murabizi ko Morodekayi arashoboye, ariko kuri uyu munsi wa none tukagira undi muntu bahanganye, cyangwa se uvuze ko agiye kumuhangara, cyangwa se uvuze ko agiye kumuhangamura, cyangwa se agiye kumwibasira. Tuzi ku mazina ya Dumba aka Dumba, umuyisilamu ugeze kudutangariza umunsi umwe kuri The Big Energy Live yuko umunsi wo gusezerana wegereje kandi ari muri uyu mwaka. Ngira ngo nabyo kuba byibuka mu byibuka kandi mu byitege ko muri uyu mwaka Dumba agiye gusezerana n'abagore babiri. Icyo gihe yabivugaga, yaravuze umunsi umwe ngo shehe hazaba ahagaze imbere, narangiza ngo ubundi ngo yo muri Islam bagiye gusezerana ngo shehe ngabazanga umukobwa ati urabizi neza ko umugabo yemerewe gushaka undi mugore. Hanyuma ngo umukobwa agahita yikiriza ngo yego. Akimara kwikiriza
ubwo noneho ngo nibwo shehe abona kubasezeranya ngo icyo gihe noneho ngumva uko bizaba bimeze ngo shehe azabaza abagore babiri bombi ngo murabizi ko umugabo wanyu yemere gushaka undi mugore ngo utazabyemera uwo ntazaba umugore we. Urumva rero buzaba ari ubukwe bwiza cyane kandi mutumiyemo mwese. Yavuze ko yatumiye abantu kuko icyo gihe numva hari abantu barenga 500 kuri Big Energy, ariko Yago Pondati yarasetse araseka aratembagara. So uyu munsi wa none rero haravugwa iki kuri Dumba? Haravugwa nyine intambara ye hagati n'uwitwa Mordecai cyangwa se Murindahabi Irene. Uyu ni Murindahabi Irene abantu bamukigeso views mu minsi yashize bavuga yuko yererere bagore biki bamuvuga ibintu byinshi cyane, ariko se kuri uyu munsi wa none niki cyateye abantu kumwibasira kuri uru rwego tutamenyereyeho abantu kwibasira Mordecai? Uyu munsi wa none Mordecai ndetse na Dumba nibo abantu bari kuvugwa cyane. Witwa Dumba yararakaye cyane kugeza nubwo amucyurira ibiryo biriya bya bindi bajya bavuga ngo ni icyuro, ngo ntucyurire ibiryo wangaburiye. Ariko Dumba yaraje kuri live baravuga ngo waraje ndakugaburira, uryama hariya ndyama hano, nakujyanye mu rugo, wasengeye mama kubera ko muri abarokora akunda n'indirimbo zanyu, ariko warambabaje ati bino nagukoreye kubizi ya mpano yabigukorera. Bigaragara ko hari igihe twishinga amafaranga, nubwo Irene yavuze kuri The Choice Live ngo nta kundi kuntu yari reactinze kuriya, ariko se kuki atabikasemo? Irene hari ibiganiro byinshi ajya kunda gukora ugasanga birimo kantu k'agasopanye gato, gusa abantu benshi ntibabyitaho cyangwa se nta kintu bamutwara kuko ni big fish, ni big fish kuri YouTube, nta kintu abantu bamutwara. Ariko rero ntabwo ari uko nguko byagakwiye kugenda. Kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Njye ni Mesho y'u Rwanda, ni kuri Padapi TV. See you on the top.